imaze gushinga imizi mu Rwanda. Mbembere yariye ntiyarizwe yihaje yari yarayimize. Tujye Banyarwanda banyarwandakazi, cyane urubyiruko rw'u Rwanda rushaka kandi rwifuza kumenya amateka y'ibyagiye biba mu myaka yashize, nagira ngo mbibutse ko uyu munsi tariki ya 28 Mutarama ari tariki ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Ni tariki ikomeye cyane kubera ko yazanye repubulika, tukumva ko ari byiza ko uyu munsi ari umunsi utazibagirana koko. Kuri uwo munsi mu kwezi kwa Mutarama kuri 28 muri 61, ni ukuvuga mu mwaka w'1961, abanyarwanda bari mu mashaka, ni ukuvuga bari bayagize, barateranye, baterana ari abanyamashaka, baterana ari n'abarwanashaka, baterana hari n'abantu batowe kuba baburugumesitire ndetse n'abajyanama babo mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi n'ukwa munani cyane, ariko batowe muri ayo mezi abiri ya nyuma, kwa karindwi n'ukwa munani 60, bateranira Igitarama kuri iyo tariki. Nongere nyisubiremo, tariki 28 z'ukwezi kwa Mutarama, no kuvuga ukwezi kwa mbere mwaka w'1961. Bateranye rero kubera iki? Kwari kugira ngo bige ibibazo bikomereye igihugu. Harimo ikibazo cy'umutekano, ari nabyo bavuga ko bashaka kwiga uburyo bwo kugarura amahoro mu gihugu. Hakabamo n'ikibazo cyerekeranye n'imiyoborere y'igihugu. Ikibazo cyerekeranye n'amahoro, ni ukuvuga ikibazo cyerekeranye na security, basanze ari ikibazo kireba Ababiligi, kuko Ababiligi nibo bayobora u Rwanda ibyo ari byo byose. Kandi hari n'ingabo zari zikiri mu gihugu zigizwe n'Abanyekongo, harimo n'Ababiligi bake. Bityo basanga rero bazagomba kwibanda cyane cyane kuri icyo kibazo cy'imiyoborere y'igihugu, ku mpamvu abantu b'Abanyarwanda batariho muri icyo gihe bagombye kumenya, nuko nta mwami wari ukiri mu gihugu kuri iyo tariki. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari yaragiye muri Kongo, agiye adasabye uruhusa. Ababiligi basanga ari ngombwa ko niba atarasabye uruhusa biza yagumayo. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu rero niho yavuye mu gihugu koko, ajya mu birori bya independence muri Kongo. Abirangije kubera ko bashakaga ko atagaruka, yagiye mu gihugu cya Tanganyika, ni ukuvuga iki gihugu cyabaye Tanzania, kubera ko Tanzania yifatanije na Zanzibar babyita Tanzania. Aho rero yahabaye nk'impunzi, ariko akurikirana ibibera mu gihugu cye. Kuri iyo tariki rero byabaye ngombwa ko amashaka aterana kugira ngo arebe niba bashyiraho ubuyobozi bushingiye kuri cyami, cyangwa se bashyiraho ubuyobozi bushingiye kuri repubulika. Ayo mashaka yateranye n'amashaka 5. Hari ishyaka ry'umugabo Munyankugeri ryitwaga Aredetwa, hakaba ishyaka rya Rugiramasasu ryitwaga PADEC, hakaba n'ishyaka rya Bwanakweli wa Nturo ya Nyirimigabo afatanije n'umugabo witwa Ndazaro Lazaro, hakaba n'ishyaka rya Gitera ubundi yitwa Habyarimana, hakaba n'ishyaka rya Kayibanda. Irya Gitera ni ishyaka ryitwa Aprosoma, hakaba n'ishyaka rya Kayibanda ryitwaga MDR Parmehutu.
aya mashyaka rero ateraniye Gitarama yize kuri ibyo bibazo byombi, basanga ikibazo gikomereye u Rwanda mu by'ukuri ari icy'ubuyobozi. Babaza niba bashobora kugendera kuri cyami ishingiye cyane ku itegeko nshinga bita monarchie constitutionnelle. Amashyaka ane arabihakana, raderi aba ari ibyemera, ariko ibonye ko ntaho ishobora kunyura yahisemo kudakomeza kwicara muri iyo nama. Biza kuba ngombwa rero ko abandi bemeza ibyo bya repubulika kandi bashyiraho n'umuyobozi. Ni ikintu gikomeye rero kuba baremeje ko habayeho repubulika mu Rwanda bagashyiraho n'umuyobozi kuri uwo munsi. Batoye rero umunyarwanda witwa Dominico Mbonyumutwa, bavuga ko ari ubaye perezida w'iyo repubulika bari bamaze gushyiraho. Ubwo rero hakozwe raporo ishyikirizwa uwo Ababiligi bari barohereje muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariwe Logiste, ubwo yari rezida niko bamwitaga. Hakabaho n'umukuriye wari utuye i Burundi i Bujumbura, akaba yaritwaga Harwa, niwe warebaga ibihugu byombi mu by'ukuri, igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi. Icyo gihe byari bikitwa teritwari ya Rwanda Burundi. Iyi raporo rero ibyabereye Gitarama, ko hashinzwe repubulika, ko iyobowe na perezida Mbonyumutwa, ntabwo Ababiligi bayemeye. Icyatumye batayemera nuko bavuga bati ntabwo twayemera tutabanje kumvikana na Loni. Babikojeje Loni rero, Loni irahakana, ivuga ko ibyo bintu idashobora kubyemera, ko ibiza ari uko bakora ibintu binyuze mu mucyo, hakabaho referendum. Loni rero yabaye ngombwa ko yakira Kigeli Ndahindurwa kugira ngo nawe agire icyo bivugaho, yemera ko iyo referendum ayemeye, ko ariko we ashaka ko izagibwamo n'abantu bose harimo n'abategarugori. Bemeza n'itariki, bemeza ku itariki ya 25 Nzeri, ni ukuvuga ukwezi kwa 9 muri 1961, ko ariho iyo kamarampaka izaba. Kamarampaka rero yarabaye, iba abantu bemeje ko monarchie ivuyeho, ni ukuvuga ubwami, ko n'umwami avuyeho batamwemera, ko hemewe ibintu mbese bise repubulika. Repubulika ryari ijambo rishya mu Kinyarwanda, nuko nyine ryitwa repubulika. Ni ukuvuga ko bazagendera ku buyobozi budafite umwami, ahubwo ko bazahitamo kujya bagendera ku butegetsi buyobowe na perezida watowe n'abaturage. Ni ukuvuga umuyobozi uzaba watowe n'abaturage, akari ibyo bazagenderaho. N'abandi bazaba bamwungirije bose bakaba baragiye batorwa n'abaturage, nta kongera gushyiraho umushefu cyangwa se umusushefu wishakiye, gushyiraho mwene nyoko cyangwa se ugashyiraho mwene so wanyu. Ibyo bivaho. Ibyo bintu rero nibagiwe kubabwira ko muri ayo mashyaka runari itari yahejwe, ariko barayitumiye ibigendera kure cyane. Ntabwo runari yashatse kuza muri iyo nama yabereye Gitarama, yavuze ko itabyemera, na referendum yabuze kwihakana, kandi nyamara yarayemeye. Runari yagiye mu matora, ariko urumva ryari ishyaka rimwe, wenda rifatanije cyane cyane ryari ishyaka rimwe, kuko na raderi ntabwo yemeraga monarchie nk'iyo runari yashakaga. Bityo rero kuri uwo munsi bashyizeho repubulika, hari ikintu gikomeye cyabaye, nuko bavuze ko baciye karinga n'izayo zose, ko ubwo uwo muco wa karinga usimbuwe n'umuco wo kujya bazamura idarapo ry'igihugu. Bemereza ko idarapo ry'igihugu rizaba rigizwe n'ibara ry'umutuku, hagati hagaragara ibara ry'umuhondo, rigaherwa n'ibara ry'icyatsi kibisi. None rero imaze kwemeza iyo referendum, byabaye ngombwa ko biga n'ikibazo cyo kugira ngo u Rwanda ruzagira ubwigenge.
ubwigenge bw'u Rwanda rwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, ni ukuvuga ukwezi kwa Nyakanga k'uwo mwaka nyine muri mirongo itandatu na kabiri. Iyo rero ishyaka nako igihugu kigize ubwigenge kijya mu bindi bihugu biri muri Loni, u Rwanda rwagiyeyo rwitwaje n'idarapo ryarwo, biba ngombwa ko Loni itemera iryo darapo. Basanze ko iryo darapo risa n'idarapo rya Guinea, akaba ari nayo mpamvu mu idarapo ryari ririho ryavanyweho n'idarapo rya FPR. Hagati kuri muri iryo bara ry'umuhondo harimo inyuguti nini ya R. Bityo rero ibintu birahinduka, tumenya ko idarapo risimbuye ubwiru, tumenya ko umwami atakiyoboye u Rwanda, tumenya ko ubwami buciwe, tumenya ko repubulika iganje, tumenya ko abanyarwanda bazagira demokarasi bakajya bitorera mu perezida wabo, tumenya ko abadepite bazajya batorwa, muri abo badepite bagatorwamo abaminisitiri, mbese demokarasi ikaganza mu Rwanda, kandi buri munyarwanda akagira ubwigenge, ni ukuvuga ukishyura ukizana mu gihugu cyawe utora ushaka. Ibyo rero ubu ntibikiriho, byabanje kuzimangatanywa na kudeta yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatatu. Kuzimangatana ariko bisa n'ibikora gato, ubu byaje guhambwa neza n'ubuyobozi bwa FPR, kubera ko Kagame we yavuze ko agaruye ubutegetsi bwa cyami. Yavuze mu magambo ahisha ariko yumvikana, agira ati ubutegetsi bwariho kera, ntiyavuga n'umwaka, ati niho ibintu byari byiza, ariko byongeye gusubira mu buryo aho dufatiye ubutegetsi, ndavuga bo ba FPR, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ngabangira ngo rero banyarwanda, banyarwandakazi, nimukice amateka yanyu ngo muyice kubera ubwoba. Mugomba kumva ko amateka ari ikintu gikomeye kugira ngo tuzakomeze kubana mu Rwanda. Nimwemere ibya demokarasi, nimwemere ko bashyizeho repubulika, batashyizeho bavuga ko ari repubulika y'abahutu, babizeho bavuga ko ari ubuyobozi bw'abanyarwanda twese. Nimwemere ko abahutu atari bo bashyizeho iyo repubulika bonyine. Muri ayo mashyaka harimo n'abatutsi, yewe hari n'abatutsi bari muri Parmehutu. Nkaba rero ngira ngo uko repubulika yemejwe ikemezwa n'abo banyarwanda, nimureke tububahirize. Ntabwo abasirikare bazajya bafata imbunda ngo bajanjagure ibintu, bajanjagure n'abantu, nibarangiza bishyirireho amategeko yabo, natwe kubera ubwoba tubapfukamire ngo ibintu birahindutse. Banyarwanda, banyarwandakazi, cyane urubyiruko, mugomba kumvikana ko mugomba kubaka igihugu kigendera ku izina ry'umunyarwanda. Ibyo bintu mwirukankamo ngo by'amoko y'amahimbano ngo ya Gihutu na Gitutsi na Gitwa, nimubyihorere. Wenda mureka abatwa bo umuntu wita umutwa no kuva muri Cameroon kugeza mu bihugu nka Mozambique, harujyana no muri Afurika y'Epfo, bo bafite uko bagenda. Ariko ibyo byanyu by'Abagihutu na Gitutsi mubivemo, mwumve ko amateka niba yarahindutse, tugomba kubahiriza ibitekerezo kandi tukabana mu mahoro. Igisigaye se ni iki ubu? Nta demokarasi tugifite, nta repubulika tugifite, nta bwigenge mu by'ukuri dusa naho dufite. Ubwigenge bwahawe abantu b'indobanure baje batwica, bakaba ngo badusezeranye ko bazajya bakiza uwo bashatse, bakavura ipfunwa abo bashatse, ahasigaye tugakomeza aho ngaho. Ntabwo rero iyo mubereho twumva ari imibereho yabera u Rwanda. U Rwanda rw'abanyarwanda, nidukurikiza amateka yacu, tuyavanemo ibyiza bisigaye, niba hari n'ibyo tugomba gukosora tubikosore, ariko tubane ikinyarwanda. Murakoze. tujye twibuke itariki y'Imena yadukuye icuraburindi dushyira mu